bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka ba nko mu byumweru bishize n'uyu munsi dukomeje guherekezwa n'ivanjiri uko yanditswe na Mariko. Iyi vanjiri rero iratwereka Yezu yohereza intumwa ze mu butumwa, ngo yabohereje ari babiri. Turabona n'ukuntu ivanjiri ariyo yonyine ishobora gutsinda ubwigunge buba mu bantu. Ahari ivanjiri, ahari abantu buzi ivanjiri, nta bwigunge bushobora kuhaba, nta na buke. Yezu yabohereje ari babiri kandi kuri abo babiri hiyongereyeho n'abandi, kubera ko ijambo ry'Imana rigenda rihindura abaryakira, kandi uko turyamamaza ni nako tuboreka natwe rikaduhindura. Ntabwo ijambo ry'Imana ryamamaza abapadiri gusa cyangwa abihaye Imana, ahubwo umuryango wose w'Imana ufite inshingano zo kwamamaza ivanjiri, zo kwamamaza ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo ari amagambo avugwa mu kanwa gusa, ahubwo ni ubuzima bwahinduwe n'iryo jambo, hanyuma bukagenda bugasangira n'abandi, bityo umuryango w'Imana ukaguka, ukubakwa, kandi koko ugakora ibitangaza. Icya kabiri twigira muri ivanjiri n'iriya nkoni. Yezu yaravuze ati mwitwaze inkoni gusa, ntimujyane ibiceri mu mikandara, ntimujyane imyenda myinshi, ntimujyane inkoni yonyine. Ni ukuvuga yuko iyo nkoni ishobora gutuma dutekereza ibintu byinshi, ariko cyane cyane twumve yuko ari Yezu ubwe iyo nkoni ishushanya. Yezu ubwe wasezeranyije abe ko adashobora kubasiga ari bonyine muri ubwo butumwa, kuko ni inkoni bishingikirizaho, ni akabando bishingikirizaho. Yezu niwe mbaraga z'abigisha, Yezu niwe mbaraga zabogeza ubutumwa, niwe rero twisunga, niwe twishingikirijeho, nta kindi cyo muri ubu buzima, kuko n'ijambo we ubwe yahaye abantu niryo nyine bagenda bageza ku bantu bose, ariko bakabanza bakareka, twebwe tukabanza tukareka rikaduhindura, ryaduhindura rikanagira nyine no ku bandi, kugira ngo ibyo ryadukoreye ribashe no kubikorera n'abandi. Icya gatatu ni uko iyo turi mu ijambo ry'Imana, iyo turi muri icyo gikorwa cyo kogeza ijambo ry'Imana, tugenda twubaka umuryango w'Imana, aho muri uwo muryango twubaka tukabona n'ibitangaza by'Imana bigenda bikorwa. Igitangaza cya mbere ni uko roho mbi zirukanwa. Abigishwa, intumwa zahawe ubwo bushobozi bwo kwirukana roho mbi, bongera bahabwa n'ubushobozi bwo gusiga amavuta abarwayi bagakira. Ubwo bushobozi rero bwose umuryango w'Imana urabufite. Nimba rero twakiriye ijambo ry'Imana, tukumva ko Yezu Kristo rero twishingikirizeho, tuzubaka nyine n'uwo muryango w'Imana, aho tuzabona uko bwije uko bukeye ibitangaza by'Imana bikorwa, roho mbi zirukanwa, ndetse n'abarwayi bakakira, n'ibindi bitangaza byinshi cyane ijambo ry'Imana rizagenda rigaragaza nyine mu bantu bahisemo iryo jambo. Nk'uko rero bisanzwe buri cyumweru mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi no kwanditswe na Mariko, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 13. Imana ishobora byose nibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tureke ijambo ry'Imana ritugire abantu bashya, twemerere Yezu Kristo adutume, kandi nadutuma nyine tumutumikire, dukora nyine ibitangaza nk'uko yabidushinze, ibitangaza byo guhinduka, ibitangaza byo guhindura n'abandi. Icyumweru cyiza bavandimwe.